nubwo akazi ari inkingi ya mwamba mu gutunga urugo, ariko hari akazi uwo mwashakanye yakora cyangwa wowe ubwawe wakora kakongera ibyago byinshi byo kutabana neza mu mahoro. Nubwo akazi kose uwo mwashakanye yakora katababuza kugirana ubwumvikane buke, tugiye kurebera hamwe imirimo cyangwa se akazi uko igenda irutanwa mu kuba yatuma abashakanye bahorana urwikekwe no mu rugo. Twihuse reka duhere ku mwanya wa mbere, abahanzi cyangwa se ibyamamare. Kugira umugabo cyangwa umugore w'umuhanzi cyangwa icyamamare bitera ikibazo hagati y'abashakanye. Akenshi iyo batabyitwayemo neza usanga gufuha guhoraho hagati yanyu, intonganya no gushwana kwa hato na hato bigakurikiraho mupfa. Ahanini ko akundwa n'abafana b'abagore niba ari umugabo, abagabo niba ari umugore. Nguwo yagiye mu bitaramo, bibaye ngombwa ko amurara ukubiri, agatima gahora akarehariha, wibwira uti inone ibazamuntwara cyangwa n'ubundi ibyararangiye. Ibyago byinshi byo gusenyuka ku rugo rwanyu biba abyiyongeye. Ku mwanya wa kabiri, abaganga. Gushakana n'umugabo cyangwa umugore w'umuganga bisaba ubwitange no kwihangana. Ahanini igihe cyo gutera akabariro ku rugo usanga hagiye kuzamu, bigakurura kutumvikana no kutisanzuranaho uko bikwiye. Aho yagiye ku izamu naho ashobora kuhafatirwa akaba yagwa mu mutego wo guca inyuma uwo bashakanye, aho uwasigaye nawe n'imbeho byagutera umutima utari mwiza. Ku mwanya wa gatatu, abasirikare cyangwa abapolisi. Kurinda umutekano ni umwuga w'ubwitange kandi ukenewe n'igihugu na bene igihugu. Mbere yo gushakana n'umusirikare, umupolisi cyangwa undi ushinzwe umutekano, ni byiza ko umenya ko mutazajya amuhorana, ko ari igihe yanahamagarwa ku buryo butunguranye akagusiga mu busaswa. Iyo mushakanye rero utabyiteguye cyangwa utazi uko bigenda, ubihirwa n'urugo. Ku mwanya wa kane, umukozi wo mu kabari. Akazi kose ikagutunze ndetse ikaguha umushahara mu gihe runaka ni keza. Umugore n'umugabo ukora mu kabari aba afite impamvu 90% zo guca inyuma uwo bashakanye, bitewe n'ibishuko ndetse n'ibigeragezo ahurira nabyo mu kazi ke. Ku mwanya wa gatanu, abashoferi. Si bose ariko ahanini abatwara imodoka bya rukururana bambuka imipaka, nabo ingo zabo ntizikunda kuramba cyangwa zihoramo urwikekwe no gucana inyuma. Usanga uwo mwashakanye afite isafari izamara amezi runaka, ubwo kandi niko umufasha we arusigayemo wenyine. Iyo mu mahanga ya kure agenda ahahurira n'imico myinshi itandukanye, biba bigoranye ko yakwiraza ayo majoro yose. Yego yagiye gushaka icyatunga urugo, ariko si icyuma nawe yabishaka. Aho uwasigaye abagushaka cyangwa abakugerageza nabo baba ari benshi cyane ko baba bazi ko uwo mwashakanye amara igihe kinini atari muhira.